ngwiki ngwiki subiramo ntabwo numbyumvise neza. Yego kilamani umuhungu wa mama Karimu nubwo bisekeje ibyo bintu ukumva Karimu na kilamani agiye kujya mu murenge. Icyo twita imbere y'amategeko. Yego kumanika akaboko ufashe utya. Yego we yego shenge ma tubiseke oya ntabwo twabitseka simbizi ubwo mbe buri igisubizo twagiye dukomeze. Sitani naturogoye none se. Yego uraburi kumwe nande umurenge urumva ho nago bisaba nuko ngo muragiye muri iki kigoro cyangwa muzageje iki rubanga muri iki cyumweru. Nyize ngo ni uyu munsi. Nabitekerejeho ndavuga rero ibyo bintu kubikora umubyeyi wanjye ndabizi ko atari buze kubyakira neza, ndabizi ko bitaza kumushimisha, ariko aho kugira ngo abyumve abibwiwe n'abandi byaruta akababara nako akabyumva ko bitari nabyishimira ariko nabimubwira. Ariko se abana murashimisha kandi ubundi mukababaza. Oya nuko bana turema. Wowe uti Siburi kundeba na usko wagira ngo narabice ubusige urakara noneho nimba ari umusha wiyo ndasinze usko usigaho ndakara kujya aho nawe kwiciye wagiye ukanutsono tweza mba nagukoreye ukatseka umusha winda leta utazongera kuvuga ibyo bintu. Oya nyine ndaruko nihinduka umuntu akajya arakara wese utari gutekereza ko impamvu umuntu akurakara ari kuba bavuze ibintu bitari ngombwa. Nyine nabiguyemo ariko uburi nkanjye bero nabitekereze kuko mushiki w'umuntu atabizi ko umugore watwite kandi indimwe nakuriye noneho babana i Kigali ngo kuri nkanjye ari kubitekereza ngo basi mbabarira kandi ubyumve ntabwo havuye waruzo shabete uribanza utekereze kabiri pe urebe n'ikintu ugiye gukora ingaruka yacyo. Ubuzi nk'ibibazo wateje isimbi yandakariye uriya mwana w'umukobwa agira umujinya n'uburakari buteye ubwoba uretse uzabureba buragiye kundakarira imyaka n'imyaniko ngo naramuhishe. Twibaza ikintu ndi gukore kuko imana mbimenye ntabwo nabikore pe. Jewe ndarinze nawe uvuga ari ibintu biri ngombwa. Nisikore nkuze n'imyumbati kuko nari namyeje. Iyo uzo ukameza bikarangira ayo magambo yarenzaga yiye. Utaka ubwo nyine nayo mvuga ko ubu uzgo nashyushye. Akabyakira bikamubabaza ndabizi. Byumvikana ko n'ubundi bisubizo wari ugifiteho. Nari mbizi ko urababara nose ko muzi mu banyibyariye ariko navuga ni umaye mukunda muhana agaciro reka bimenye bimwibwiriye nawe bimenye imbere y'abandi baze ko n'umufasha wanjye atarabimenye urumva agaciro mba nagwaye nawe nagaze itariki ariko abizi ko tuzajya ariko nazi ngo nivuba ngaha urukumva rero none se ubundi abantu bagiye imbere y'amategeko mu buzima busanzwe haba hari imiryango ibiri ku mpande zombi. Haba hari abavandimwe b'uyu nguyu n'ab'uyu nguyu baba hari n'amacuti nk'abantu batarenze wenda 10 ku rundi ruhande 10. Ubwo muri abo bantu wenda nka 15 ku ruhande rwawe harimo nande ubwo ndera ku ruhande rwawe. So Muzute urashaka wasatura hano hanjye ukahareba umutima wanjye ndabizi ari kugurumana ameze ngo ari kubira ariko nanjye hanjye uharanashiririye rero umva tubaye tutishimye ariko nyine niko isi imeze. Imana yadushize ku isi iravuga ati harimo ibyiza n'ibibi byose muzabana nabyo bana banjye
byiza muzabyishimira, ibi muzabyihanganira muhangane nabyo. Kandi nge nizera yuko nta kigeragezo nta n'umusaraba nta kigeragezo. Cyakwibariza isose azaba ntawe uhari, nyoko ntawe uhari, mwana wanjye n'abanyogosenge nabo ntabazaba bahari kuko sinzi ubu niryo geno. Nje nizera ko nimba Imana yaraneganyirije ko mu gihe cy'ubukwe bwanjye nzabukora nishimye. ukabukora uri wenyine mwana nzakira igenda Imana yangeneye. Imana ya nimba ibona mukuye kuba muhari kandi nyiriho nge guhumeka ndabizi zakuvugira muzaza. Nabwo nibona bidakwiriye kuri bose mama, kwizina ry'Imana nzakira igenda Imana izaba yamaye. Sinzigera nkurenganya. Ubwo nuko nkuko hari impamvu wenda wabona bari no kuhagera akagira ikintu kibi kiraza kukubaho. Ubwo nuko Imana izaba yabiteguye nyine nzabyakira bifate gutyo. Kuko nge nizera yuko nta kigerageza Imana yaguhereza utabasha kwakira cyangwa utabasha guhangana nacyo. Buri ibigeragezo byose ducamo nuko Imana ibibizi ko dushoboye guhangana nabyo. Ntabwo Imana yama ibigeragezo nazabasha guhangana nabyo mama. ariko mwana wa hari ibyo twitera Imana yaguhaye ubwenge ngo bukoreshe nanjye rabo. Mu gihe ubukoresheje rubiriki ni ikintu kigiye kuki uri kumva ko ubwenge bwanjye bukoresha gutya. Kuki nyiri kumva ko ubwenge bwanjye bukoresha gutya mu gihe nanjye numva ko buri kugenda gutya. Kuki uri kumva ko buri kugenda gutya ndi kubujyana ikandarange kandi nzi ngo ubuse mwana wanjye ubu uzahagarara hariya koko none nkora iki ngomba utandeba hariya ntakureba nakuri sikaribyo kandi mama kuri biri kunyifuriza nkora iki mama nkora iki nyine nari nzi kuri bu nterura ahubwo utananshoboka avuga ati Betty urakoze ndabyumva pe wakoze gushyuha byari byo wananshakira guhumbatse arakaye baseka gake basi komerwa kubona urumva ikintu nterwa kubona useka kera ikintu gishekeje se muri ibyo cyatuma nseka n'iki nabwira yego kabanyujije mu menyo uramitishije ngaho basi ngaho tureseriye basi oya nawe ujye wiga kuvuga ibiri ngombwa iyo zase ukamereza umwumbati ntabwo byari kuba bihagije pako nanserereza imbere y'uriya mwana ngo umwana wawe ngo azaza ari umukiga ngo imyumbati wirirwa umugaburira gusa ibyo n'ibiki ntabwo nzongera ninsanga uri kumwe n'umuntu nzajya nza nkwereza ikintu muzane ceceke funga umuntu wanaganiraga n'ibindi ariko turi utarinze kuvuga ibitari ngombwa ntabwo hari biri ngombwa biriya numvaga nyine ari ibintu ari byo biri imbere wumvaga mbese ukoza agashya cyane numvaga ko nzaniye numvaga ko nawe ari bunshimetisha uyu arimo kwita arimo arita ku mwana wawe aya Betty urakuze pe ujye uvuga amagambo ari ngombwa ko hari igihe umuntu avuga amagambo menshi akavamo izindi mvugo nyine wenda simvuze nawe kana ahantu ya Kigali muragora ubundi nkabiro ibintu mwamuhishaga ni ikihe kintu mwamuhishaga nase wagira ngo dutange itangazo mudatanga itangazo ariko si umugisha mwabonye rega kuri mushike ntago ari itangagisha twasezeranye muri iyo murengezi twakoze ubukwe bwa ryari ku buryo mbarongera ano sabyaye se bose no urumva ari ishema nawe rero gutwitira iwanyu urumva ari ishema gutwita utarakora ubukwe urumva ari ibintu kumba kurata umukobwa nkanjye ufite mama urumva birakariyemo nabirakariramo ariko kuki udatekereza ko wakoze ikosa wowe kuki udashaka kuvuga ngo wamugani nanahubutse navuze bitari ngombwa rega njye impamvu numva ko nyine ndagusabye amazi ari kumva njye nabivuze nzi kabizi ntago ari ibintu nari ngambiriye okay ngaho tekereza ku ngaruka z'ibyo wavuze noneho reba aho bigiye kungeza wenda leta ahamagara nyina arahamagara bene wabo ahamagara baye nabaye kandi twarabibahisha amagambo wenda arayagira nk'ayawe wese ko wabivuze ariko ugiye kumbwira wayagira uri inkumi buriya w'umwana niwe utari buyagire kari biri kunyifuriza kutanyifuriza kwishima nkuriti kandi ko gukundira mama wanjye uri umubyeyi wanjye ngomba kwakira nyina kaje kare gusa mwana sinishimye nta n'ikintu kimwe gishimishije muri ibyo bintu ni agahinda gateye ariko nyine ndi umusirikare ngomba kugira umutima ukomeye nkakomera nkashikama mama none se ubu se reka twongere tuganire gato mwana wanjye baravuga ngo ubu nkaso uko ngewe njije make wese ko abifata siko yanabifata n'umuntu hano ko mwakwicarana ibintu neva papa aratuje ahubwo wowe niwe uri kuzana ibintu by'intambara hano okay ubundi ujya mu gisirikare bikagira inzira ubundi uri kanambara nongera ukasetsa ubundi witwa nambara cyakera ukiri muto uri kwa nambara nkabane oya uzabase amazina ari kugaruka amazina ari kugaruka amazina yanjye ni ku izina ryawe habuzeho kanambara
bari kukongeraho ukundi nambara kubi uri nambara ukundi nambara dore bariya ababyeyi aribo basobokwe na ba nyokobwe ndimo ndabona hariya noneho njyewe hariya ku ruhande rwawe hazaba hicaye iki hazaba ndavuze abamarayika wallahi ndi kubabona abamarayika ndi kubabona ngabo ni beza gute bari wowe uzaba ubareba abandi bazaba bareba niba hamagara bati muze musinye tuganira arabahamagara kuko kuri ruriya ruhande rw'umuhungu no ku ruhande rw'umukobwa hari abantu baza kubasinya ndabona hari ikibazo ikindi kandi wabonye ko bararangira bagafata none ndukora iki ko bigomba ko reka mbiture nyiri imbabazi subhana wa ta'ala inshallah muramuke rero nibyo naje kukubwira navuze ngo ni nk'umubyeyi wanjye nkunda tuzabyumva hanze bigatungurwa ugasanga umubyeyi mugenzi wawe nuje kukubwira ati si murenge ngaho bigeze biteze murenge ugiye ku igise kiragufashe ugiye kubyara ukecuru ntabwo ari igise cyari icyawe nagiyeho ndakubyara ndakubona ndaseka muzitsi jya hagaragara sarampemba none yamizitsi none subu imuzitsa nzayishyira ahagaragara nyikwereka mwana ntubishaka nushaka ntunambwire itariki ntunambwire n'umunsi niba uzanajyayo nibyo naje mbizi ntubimbwire nta tariki reka ngende nakomeza kubabara numva uri kumbwira amagambo nta tariki nshaka nta munsi nshaka ubwo simbizi sawa akira cyakoze mwana wakira ngomba kuguha ndagukunda mama ndagukunda nanjye ndagukunda ugomba kubaho mama wanjye baba we dore ibyo mbonye wa mwana we yakushangiye kuzaceceka ngaho mbasi mboro rero biragira nongera kubona mvuze ikintu uri kumwe n'umuntu uzahita umenya ko atari njyewe sibyo ndaje mbibwire nyambo gukurikije oya se kandi shampora nubwire nyambo no sinambukira amazi imisa ndabimuga nyambo se imyaka yose amaze ko atabibabwira ndabimubwira shamba barira n'ukuri mbora nyine usubwire nyambo ntabwo nzongera kandi nukitere stress uwo mwana wacu ni tere stress se wari kuzintera mbora ntabwo nzongera sibyo ntabwo nzongera pe nimbona uri kumwe n'abantu nzajya nceceka funga umunwa ikibazo si ugufunga umunwa ikibazo urukundo niko mvuga ibintu nzi ko mvuze ibintu byiza bikavamo ibibazo nk'abo rukumenzi ko ujye ujya kubivuga wabanje gutekereza iyo utekereza se arabizi ko atujurira twite cyane nateze ariko uzuka mu mwumbati ukamwatakira kumbati nakakuboneye ugaceceka ariko uraje utangira guhurutira bigamba ngo mwana waza mu mukiga ngo wajya ngo n'umukiga ngo ibyo byumba twiruka umugaburira nzi ko nawe abizi kuko ndi myumba bakamenye ko nase mbana nawe nzongera basi uyu munwa wanjye ngiye gushyiraho umupaka sibyo cyo two mu cyaro ntituragushiramo jya umenya kuri Kigali hatangiye kunyorera nagucyurira se mu mujyi umuntu avuga ibiri ngombwa avuga avuze basi mubyeyi ntabwo nzongera sibyo nsabira imbabazi n'uwo sibyo wabona yamaze no guhamagara nyina oya se kandi nifashe umunwa wawe uri bumupaka basi ngaho rero rekera kurakara nagusabye imbabazi ahubwo mu kanya uhamagare Yves umubaze ko byagenze sibyo uzambwira ngaho basi uryamye kandi umbabarire sibyo urekera kurakara utaguma kubabaza uwo mwana wacu sibyo ahubwo reka njye kongera nshaka umwambati ngiye noneho gusubiramo ibyo ntabwo sinashimiye ngiye kushaka vuba kandi seke Simbiriwe neza. Wiriwe. Amakuru kiza. Ni meza. Ubwo ni umunaniro wonyine w'akazi. Turi ikanzu banye mu kazi nturayikuramo ibisanzwe ugeze.
umuntu aba ari kwitekerezaho nyine. Witekereza iki se? Hari ikibazo kindi cyavutse ntabwo hari ikintu bose yakubwiye kiri? Ntacyo. Nta zindi warning yari yaguha? Oya Yves ntabwo ari iby'akazi bimeze neza nta kibazo. Okay, aha rero reka nigire kuri icyumba gatoya. Siko mbona tumeze neza simbwira. Gusa hari ikintu nshaka kukubwira. Nyine si meze neza. nyine Nyine iki se ko mbona ni iki kibazo gihari? Si ni musaza wawe? ntabwo uri bundakarire. Come on. Ntabwo burakarira, okay? Mbwira. Ni ikihe kibazo gihari? Yves ndatwite. Ninde? Sonanyo. Ninde nande? Sharinga ninde nande? Ndariana Ndezi. Mama na papa. Ndariana Ndezi. Mama na papa. Sonanyo ko bitwa Ndariana Ndezi. Akuvuze ngo isonanyo. Oya nanyibije. Shirumva ubwite. Kandi shari nzakurya iminwa. Mu bantu ujye utekereza kuvuga. Ujye ukuramo mama, papa cyane ko ari sobukwe na nyoko bukwe. Ubu singanye mvuga kuri mabukwe na data bukwe. Buryo uvuga ngo isonanyo ko Si Ikinyarwanda se papa wawe na mama wawe. Uyavuga Igifaransa cyangwa Icyongereza? ariko ubunutse. Ego. Ubu tuburane kuba tujye kuvuga Ikinyarwanda hanga. Ikinyarwanda isi baravuga. Isonanyo ko ni mu Kinyarwanda. Uvuze isonanyo. Nyine sonanyo. Si Ikinyarwanda. Ariko abantu rero bizi namwe nizo njijambere koko. Mama et papa, c'est le français. Papa et mama nabo mu Cyongereza barabikoresha. Mu Kinyarwanda ni skona nyoko. Nje mvuga kuri data mabukwe ndamukunda. Ku buryo winjira nakoze ninde ukomanze kuvuga ngo isonanyo. Mama na papa se nibo bakomanze. Karaje ufatanye n'ibyo mvuyemo nawe. Isonanyo nawe. Ya nuko nje ntekereza ko data na mama banesheje umutwe. Tababwiye banga kumva mpita mbafatira icyemezo ngenda bavuze ati reka mutazanamenyera. Ntabwo ubundi gute umuntu w'umugabo bamufatira bagifatirwa ibyemezo n'ababyeyi. Barandakara n'ubundi birangira ngo ngiye ngo babaze wewe tuzabana ubuzima bwanjye bwose. Bahaye Ikinyakenya. Ko nabo Ikinyarwanda batari kucyumva. Ko nabara abanyarwanda nta kibabwiraga bakahita bakindusha. Mise mbaye Ikinyakenya. Hari yabuze gutuma ari n'igikongomana ariko biranze. Birangiye nyine mbarishuje mu gihe mitatsoka. Ndaberuye ndababwira ngo point entry ngomba gushaka nyambo mwajyanga mutabyanga. Muzaze mu bukwe bwanjye cyane nibubuzemo. Nibyo byose fini. Akunda babaye no. Ariko nuko bigomba kugenda. Orura. Buryo ubwira mu muntu kubona. None nawe gukora iki? Ko batabari kunyumva nawe gukora iki? Ako gena nubwo nabana nawe mu muntu batabishyigikiye guteze. Atangiye nawe. Ntwaye n'ababyeyi kugira ngo ushimishe utangiye kuzana ibibazo nawe. Ku buryo twakora ubukwe se ababyeyi batarimo. Ndumva mubwire. Numare mu bwonko. Hano ntabwo ndi muri mudu nziza numva ushaka no kuzana ubwo bupanci bwawe ubucece tuzabungirira amaje gutuza. Turkumvikana. Kumara ushaka kumva. Ndagukubita nureba n'abahubu. Je mvuye mu rugo shwaye n'ababyeyi nawe ushaka kunyumvisha ngo ntabwo twabana n'ababyeyi batabishigikiye nari gukora iki? Ndi kuvana ukanshizeho pressure ngo nje kuvugisha n'ababyeyi. Nkagaruka unyuka je pressure. Maze imisiga ndi kuzenguruka wanuza. Wa mu marayika. Shirindiki. Marayika. Ese umbwiye ngo iki? Ntabwo wabyumvise wowe. Umbwiye ngo iki? Ndatwite. Wowe uratwite? You can be serious. Isimbi. Subiramo ibyo uvuze. Nizivura jya ngo mbivuge kanga wundi wo. Ntabwo uri kuvuga Ikinyarwanda ndi kuvuga I'm pregnant no byumve mu Cyongereza. Isimbi. Ngo byagenze bite?
aka kanya nkwemere gukunda na Egide ahise agutera inda. Ibi ngibi byo nangaga guhera kera hose mvuga nti sinshaka gukunda no kingana gutya. Byabayeho ku muntu kuragira ngo mbisubize inyuma. Uragiye barakugonga inda ihita yinjira noneho. Impanuka yihe? Kugira ngo utwite ni process, ni ibintu utegura. Ntabwo uza ngo akanya ngo uhite inda se babaye mu mazi. Isimbi mbwira kuri kumbeshya sibyo? Mbwira ngo bimarire. Ntabwo watwitira muri rugo. Nubwo byabaye ngo reka mpamagare Egide noneho abimbwire neza. Shaka ibyo uri kumbwira ngo uratwite wowe. Muhamagare. Neza undira muhamagara bikunda. Reka muhamagare sha. Okay. None usigaye uca inyuma Egide. Biragaragara ko utangiye kwiga imico mibi. Oya nuko ntarabimubwira. Reka mbimubwire noneho. Nawe tubiserere turi batatu. Isimbi ntabwo nshobora kukwemerera icyo kintu ngo n'urugo. Nanize ko byabaye uragira ngo mbigenze ne. Uri kurota shaka uburyo izo nzozi uzibagirwa ntabwo ushobora kuba watwita. Kunje ntabwo Yves uragira ngo nkubwize iki nono. Shaka ibindi bintu, shaka undi kuntu bigenza nyine. Ntabwo watwita. Mereza telefone yanjye. Mereza. Uraseka iki? Best actor. Uraseka iki? Bundi Yves njye nawe dupfana iki? Urambaza ibyo ngibyo. Njye nawe dupfana iki? Ninjye waguteye inda. Ku buryo wambaza isano umaze no kunsuzugura. Gukunda na Egide bimaze kukuzamura icyizere usigaye wumva wambwira no kunshaka. Bababarira ikiganiro cyanjye nawe. Ntukizane mu Egide. Kuko ibyo ndi kukubaza ntaho bihuriye na Egide. Nakubaje njye nawe dupfana iki? Dupfana iki se? Ninde ndakubajije? Wowe ukizi dupfana iki? Uko rero wumva uhangayikiye ko naba ntwite ukamera gutyo ngo ntabwo watwitira mu rugo ngo ntabwo byagenda gute? Hagiye gutera inda kwawe byagenda bite kuri ngewe? Muri make ushatse kuvuga ngo ningenda nshaka nzagenda ntera inda kubera ko nawe witwite. Ndabivuga. Mbese njye nawe turi kwishyurana. Ndabivuga ko mbizi ko Jojo atwite. Jojo yatwite ate? Ntabwo bishoboka. Mbese ukageza ngaho rero babibona. Stop pretending. Jojo sa Stop. None ubwo warose ko Jojo atwite urangije nawe uragenda bagutera inda. Yves hagati wanjye ntabwo ntwite. None ukaba uri mu biki? Ntabwo ntwite. Kubimbwira bikaba byari bishatse gusobanura. Nyine ngaho mbwira uko wumva ko mushiki wawe atwite byaguhangayikisha. Urumva mushiki wawe yumvishe ko wateye umukobwa inda. We yamera gute? Njyewe ntabwo nateye inda sibyo. Ntabwo wateye inda. Mbese nta iyo janga urabibona? None se inda Jojo atwite ni yande? Jojo ntabwo atwite. So Yves, stop pretending. Wabikuye? Yarabikubwiye? Stop pretending. Nyereka ibimenyetso, nyereka message kubwira ngo aratwite. Muhamagare. Nyereka nyine message Nyine muhamagare. Mereza telefone yanjye. Muhamagare. Mereza phone yanjye hano ibyo ngibyo bireke. Jojo ntabwo atwite. Okay. Tujye kumureba se? Nyine muhamagare. Kumuhamagara ntabwo ari byo biri ngombwa zana telefone yawe. Ngambwira wabimenye ute se? Wabikuye ibyo ngibyo ninde waje kukubeshya amagambo? Wasanga ari Valence waje akabikubwira. Ntabwo umeze neza n'umurogi. Ntabwo nabitekerezo ndi kuzana ukansira stress ngo njya kuvugisha ababyeyi. N'ababyeyi bavugisha no bakanga kunyuma. Undi mwazorana gufata n'uwo ndi kuza ngo akatura cyane ngomba ku buryo wumva twakora uko ababyeyi batari. None nkora iki? Nkora iki? Tuzabashushanya tujya tugure bya minyoni n'ibiki? Bya bishushanyo byambara imyenda na kumana ibi. Bana bidekarika sha bakabadekarika bakabicaza hariya bakajya penuri zana gukora iki gihe. Cyangwa shaka n'abandi babyeyi mpaka ababyeyi bakubyaye mu nda. Uriya kazaza mu bukwe bwanjye aruga ari papa. Kazaba bujemo. Nashaka n'undi mama nkamudekarika da. Umuntu arababwira nawe mwamaze kuba umuntu w'umugabo ngomba kwifatira ibyemezo. Harafatira ibyemezo gute? Ndacyari kakana yamekaga pampa. Zabaga icyo gihe. Maranje. Shiriko uharakara kose bigenda kose aracyari mama. Nyamazi. Cyamaze njye umuntu arakaye njye ngomba gushaka. Maze ikinga n'iki ntacyo ndakora.
ntabwo ndaho ngaho ntabwo urandyamije biryamye amezi angahe si imyaka n'imyaka ntabwo bikeneye kubyuka se kandi bavuga ko umugabo udakora imibonano arwara kanseri y'inkundu y'umura umurasira wagira uri umugore urabyara umuntu arwara kanseri y'umuntu yamaze imyaka 2 adakora imibonano kandi imibonano ifasha umuntu kugira ngo atekereze neza anabyibuhe ntumaze kunanuka zigangana nk'urudodo karabona ngiye nabyanzuye nta n'ikintu cyarare niba uzi neza ko nabwiye mu mama wawe nabi urasabwa kumusabira abana ntabwo namubwiye nabi namweruriye namuye mu rero ntabwo washwana na mawere ngo ugire amahoro ugomba kumubwiza uko none muri ki ari we na saba n'imbabazi ko wawe mubwiye nyine gutyo ari we na mama mitemonde none mitiramo mwereka ibyo nkora mitemonde vuga nyine mwereke ko nta mikino ngenda narakaye nawe niba utabishaka mite nk'umbunuriza nanakumunuriza da ntabwo ndi muri mudu ngiye yo kubembeza ahangaha se twaciye mu bintu byinshi mwana umuntu yasimbutse amasasu umuntu asimbuka nariye inzoka urumva nzima kubera inzara mu ishyamba muri kuza muzana imiteto yanyu muri civilian gute civilian muri ndengeka va mubwire rero kweno sawa n'umunota wambwira kuza babari se umuntu yatekereje ibintu yaciyemo byose kaza bamubwirije ibyo ngibyo gute umuntu anegeka natazi komanda narabinga abantu barapfuye barashize muri kuza muzana ibintu by'ibibazo babari atuje ahura aho ngaho urankunda nta nubwo wabona ko narakaye ngo wita kabizo ko kwita masike hapo sawa tekera utaza gutuma bigorana se nari kiraza kubikora nusabye inyongezo Valence yakuvamo kare umunyamabanga ugira yakuvamo ra rero Jojo ntabwo twite nimba n'ibyo washakaga kugira ngo nkuremo amagambo ntayo uri buze kubona ntabwo ndi gukuramo amagambo ariko nanjye none icyo ushaka ni iki cyo cyo kubwana uko mbizi ko Jojo twite wabikuye yarabimbwiye nako ntabwo yabimbwiye nawe barabimbwiye bande abo babana amagambo tu abo babana amagambo nta kindi nese yimubonye wowe ubona twite n'impumyi yitabonera kabakaba kuko indafite n'umwana w'imyaka 5 yayibona rero stop pretending kiretse nimba atari wowe wayimuteye ariko nyumva Jojo ntabwo twite Yves rega no ku munsi wa ntuze yanyu ya proposal yanyu barabikomaje uriya mukobwa babana aravuga ngo ni imikino nkibaza impamvu Jojo ari kubyibuka kuriya bikancanga kumbe muri kwihutisha ibintu okay fine Yves isi reka mubwize ukuri basi sibyo ariko kwanza babarije ko ntabikubwiye hakiri kare sibyo nibyo koko Jojo aratwite akaba ari nayo mpamvu ndi kugira ngo nihutishe ibi ngibi by'ubukwe tuve muri ibi bintu by'imikino nibura umwana wanjye azavuga turi kumwe gusa nyine n'impamvu nanga ko nyine ujya mu nkundo za hato na hato nibiriya nakurindaga ntabwo nifuza kuzajya mu makosa nkanjye naguyemo erega amakosa aba kugira ngo abantu bayigireho ntabwo aba kugira ngo abe televiziyo y'abantu barebera nyine ngewe byarabaye nifuza kugira ngo nkurinde tu wowe bitazakubaho gusa I'm sorry none se kubimbisha nibyo byari kubindinda cyangwa kubimbwira nibyo byari kundinda kubyirinda nyine hari igihe approach yo kugira ngo ukemure ikibazo iba nabi gusa ariko singa I'm sorry mushiki wanjye nkunda nyine ndakunze imbabarira sinzi ikintu nakubwira ariko warambabaje pe ntabwo nakubeshya warambabaje ku rwego rwo hejuru kumva ikintu nyibwirwa n'abandi bo hanze tubana mu nzu umunsi ese da nk'iyo Jojo agira ikibazo uriya mukobwa abana adahari nawe wagiye kurangura
yari kwitabwaho nande ko ntabyo narinze. Okay, amakosa ndayemera Simbi, sibyo? Nyine I'm sorry. Yves, erega ndabizi ko umukobwa gutwitira mu rugo iwabo ni igisebo, ibyo ndabyumva. Binababaza ababyeyi, bibatera igisebo umuryango wose muri rusange. Ibyabaye byose nta kintu nabikoreye, byari kugira ngo nibura nkurinde ko biriya ntabwo ari urugero rwiza rwo guhereza nk'umukobwa unkurikira. Ibyo ndabyumva, ntabwo nabihakanye. Okay fine, basi urambabariye mbwiza ukuri. Ibaze nk'iyo ngenda nkamukoresha ibintu byatuma umwana agira ikibazo. Ibaze. Basi mbabarira. Umva, icyo nari ntegereje ndakibonye kandi yo kuryama saa 7. Basi urambabariye. Tuzavugana ejo Yves. Simba